U Rwanda rwateguje ingamba z'ubukungu intambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nirenze ukwezi kumwe ikirimo kuba. Minisitiri w'Imari ndetse n'Igenamigambi Yusufu Murangwa akaba yavuze ko Leta y'u Rwanda ikurikiranira hafi ingaruka z'ubukungu zishobora guterwa n'intambara biturutse ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye kuri Leta ya Iran, ndetse kandi ikaba yizeza ko hari ingamba ziteganyijwe gufatwa muri iyi minsi. Minisitiri Murangwa yagarutse ku kibazo cy'iyi ntambara mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda. Ahangaha yavuze ko intambara nk'izi ngizi ingaruka ziteza ku bukungu bw'igihugu ziba zishingiye ahanini ku izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, ndetse kandi ko zatangiye kugaragara ku isoko mpuzamahanga. Ati kenshi ingaruka z'ubukungu ziterwa n'intambara nk'izi ngizi ziba mu buryo bubiri bugiye butandukanye. Hari ingaruka za vuba kenshi ziterwa n'ihungabana ry'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli, gaze ndetse n'ibicuruzwa mpuzamahanga muri rusange. Akenshi ibiciro bya peteroli birazamuka. Ubu ngubu twakurikiranye tubona ko ibiciro byazamutse byibuze ku kigero cy'10%, ariko n'ibindi bicuruzwa bikaba birimo kuzamuka hagati y'10% ndetse na 20%. Yusufu Murangwa kandi yanakomeje avuga ko nyuma yo kubona iki kibazo Guverinoma y'u Rwanda yagiranye ibiganiro n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli kugira ngo boherezwe kubona amafaranga yo kugura byinshi bigiye bitandukanye. Ati tugomba gufasha abacuruzi bacuruza ibikomoka kuri peteroli kugira ngo nabo babone ububiko buhagije. Twamaje kuvugana nabo kubwo turimo kubafasha dufatanyije na za banki zigiye zitandukanye kugira ngo babone amafaranga ahagije, ndetse kandi abafasha kugira ngo bazane ingano ihagije. Ariko mu by'ukuri uko tubibona kugeza amaginga ya ngaya nuko ino ntambara hiramutse idatinze cyane ntirenze byibuze ibyumweru 2 cyangwa se ukwezi kumwe, hari igihe ibiciro byasubiraho byari biri imbere. Hagati ya Iran ndetse n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byinjijwe muri ino ntambara niho hari inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% bya peteroli yose icuruzwa ku isi. Kuva intambara yatangira Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibigo bicuruza peteroli byayihanyuzaga byose byahise bihagarika kuyihanyuza. Ingibi kandi bigendanye n'iraswa ry'ubwato butatu bwari bwikoreye ibikomoka kuri peteroli ubwo bwageragezaga kunyura muri ino nzira. Imibare yakozwe n'ikigo igaragaza ko ino ntambara niramuka imaze ibyumweru 3 akagungurukamo ka peteroli kazaba kari hagati y'amadolari 100 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amadolari 120 y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kavuye ku madolari 82 Leta Zunze Ubumwe za Amerika kahozeho nyuma y'uko ino mirwano itangiye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Minisitiri Murangwa kandi yavuze ko mu gihe intambara itazarenza ibyumweru 2 ingaruka zagira ku bukungu bw'ibihugu byose bigiye bitandukanye. Minisitiri Murangwa kandi yanavuze ko mu gihe ino ntambara itarenze ibyumweru 2 ingaruka zagira ku bukungu bw'u Rwanda zaba ari nke cyane. Mu gihe ibyumweru 2 byarenga kuri ino ntambara ngo hafatwa izindi ngamba zikomeye cyane zigamije gufasha ubucuruzi bwo mu Rwanda. Intambara nikomeza ikarenza ibyumweru 2 cyangwa se ukwezi kumwe, tugomba gufata izindi ngamba zihagije zafasha ubucuruzi bwa peteroli mu Rwanda ndetse n'abacuruzi n'ibindi byose dukeneye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no mu nganda zigiye zitandukanye na za serivisi zigiye zitandukanye mu nganda zo mu Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri iri hungabana ridakomeza kugira ingaruka ikomeye ku bukungu bw'igihugu cyacu. Anga kandi yanakomeje avuga ko igihugu kiba gifite ubushobozi bwo gushaka amafaranga igihe cyose haba havutse ikibazo nk'iki ngiki. Ati ubundi nk'igihugu duhora tuvuga ko hazaba intambara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko iyo habayeho intambara ndetse n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye ku isi, tuba dufite uburyo bwinshi bwo gushaka amafaranga yihuse, ndetse kandi amafaranga akaba ariyo tuzifashisha muri ibyo bibazo. Minisitiri Murangwa kandi ahangaha yavuze ko kugeza amaginga ya ngaya u Rwanda ruhagaze neza mu bigendanye n'ibikomoka kuri peteroli, ndetse kandi anashimangira ko mu gihe intambara yakomeza mu burasirazuba bwo hagati bashaka andi masoko agiye atandukanye kugira ngo bacuruze ibikomoka kuri peteroli. Mu magambo make yabisubiyemo agira ati ububiko buhagaze neza ku buryo mu by'ukuri bitarengeje ibyumweru 2 biri imbere kugeza ku kwezi kumwe gusa nta kibazo na kimwe twagira, ariko biramutse binarenze hari ubundi buryo aho twafatanya n'abacuruzi benshi bagiye batandukanye, hanyuma bagashaka andi masoko agiye atandukanye, ndetse kandi tugashobora no kubonamo ibyo dukeneye byose ku buryo twakumva mu by'ukuri nta kibazo dufite hano mu Rwanda. Anga kandi yanavuze ko mu minsi mike mu Rwanda hashobora kuzagaragara izamuka rito cyane ry'ibiciro bikaba byasubira ku kigero gisanzwe igihe cyose ino ntambara yaba itarengeje ibyumweru 2.